twongeye kubashimira mwese abakurikiye Kamanzi Official, twifuriza buri wese kugubwa neza aho aherereye. Turacyari mu cyumweru cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe 1994, kandi dukomeje gufata mu mugongo abacitse ku icumu rya Jenoside yakorewe Abatutsi, tubabwira tuti mwihangane, mukomere kandi mukomeze mutwaze ubuzima. Uyu mwanya rero tugarutse mu biganiro bijyanye n'iki cyumweru cyo kwibuka ku nshuro 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda mu 1994. Tugiye kwibanda ku butumwa bubiri, ubutumwa bwa Ibuka ndetse n'ubutumwa bwa Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi. Reka duhere ku itangazo rya Ibuka ndetse n'umujyi wa Kigali. Icyo ritubwira: ubuyobozi bwa Ibuka n'umujyi wa Kigali butumiye abafite ababo bashyinguye mu rwibutso rwa Jenoside rwa Nyanza ya Kicukiro, abatuye umujyi wa Kigali n'abanyarwanda muri rusange mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi. Ahantu bizabera ni ku rwibutso rwa Nyanza ya Kicukiro ku itariki 11 Mata mwaka 2025 ku isaha ya saa 8 z'amanywa. Gahunda zizatangirwa n'urugendo rwo kwibuka ruzahera muri IPRC Kigali yahoze ari Eto Kicukiro. Twibuke twiyubaka. Ni itangazo ryanditswe mu ndimi eshatu nk'uko tuzikoresha, ni Ikinyarwanda, Icyongereza ndetse n'Igifaransa. Hanyuma rero iyo nk'iki kivuzwe cyangwa tugejejweho itangazo nk'iri, haba hasigaye ko rishyirwa mu bikorwa. Buri munyarwanda wese n'inshuti z'u Rwanda ni ikintu tugomba gufatanyamo. Tukimara gusomera itangazo rya Ibuka ndetse ku bufatanye n'umujyi wa Kigali, reka tugaruke ku butumwa bwa Minisitiri utuma twishima, Minisitiri w'Urubyiruko n'Iterambere ry'Ubuhanzi, yatanze ku itariki 7. Ni ubutumwa bufite agaciro cyane tugira ngo twumve kandi dusobanukirwe. Yaranditse ati: rubyiruko, muri iyi minsi yo kwibuka mujye mubaza amakuru bagenzi banyu muti waramutse, komera, turi kumwe. Ntibatubure kandi badukeneye ngo dukomezanye. Nimujye mumenya aho inshuti zanyu zijya kwibuka mu turere dutandukanye, mujye mubaherekeza. Urugero, ku itariki ya 8 z'ukwa Mata nyine 2025 hibutswe abazize Jenoside bo muri Musanze, Jenoside yakorewe Abatutsi biciwe mu yahoze yitwa Komine Mukingo na Busogo, nako Ibusogo niho bibukiye, ni hari mu yahoze ari Komine Mukingo. Ikindi, mukomeze mwige amateka twigishwa na Unity Memory rwa ubwo ni Minisiteri y'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Uburere Mboneragihugu, ndetse na Dr. Damascene cyangwa se Jean Damascene, n'ubutangwa na Ibuka Rwanda ndetse n'ubuturuka kuri kwibuka.rw. Nimwakira ubutumire bwa Our Past in PLP Youth cyangwa se ikindi gikorwa cyo kwibuka, mujye muza tuhahurire turi benshi, dukomeze kwibuka twiyubaka. Iyi PLP Youth ni Peace and Love Proclaimers, abaharanira amahoro n'urukundo.
n'abana b'urubyiruko, yego bavanzemo n'abantu bakuru. Ibi byose nibyo tubwirwa. Impamvu mbasomeye ubutumwa bwa Minisita w'urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi, muri iyi minsi turimo kubona abishora mu bikorwa byo gupfobya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, biganjemo abakiri bato. Aba bakiri bato tumaze kubona ingero zitandukanye. Hari abica bacitse ku icumu, hari abapfobya nk'umukobwa uherutse gufatirwa i Kanombe mwabonye, wari umukozi wo mu rugo turuka i Nyanza mu myaka 23, umuntu wavutse ejo bundi mu 2002, ariko akaba yuzuye ingengabitekerezo yo mu rwego rwo hejuru. Ibi ni ibintu dukwiye kuvuga tudaca ku ruhande, tutarya indimi, tutavugira mu matamatama, ahubwo tuvugisha amatama yombi, turanguruye, twamagana, dukumira, turwanya, twivuye inyuma icyatuma urubyiruko rwacu, abakiri bato bakomeza kwangizwa n'ingengabitekerezo irimo kugenda ifata intera kugeza n'ubwo yinjirira abantu b'igitsina gore. Urambwira ngo nkuriye muntu w'imyaka 23 ni umukozi wo mu rugo, murumva urwego ariho, umuntu wacikirije amashuri mu wa kane ku mashuri abanza, ariko ukambwira ngo iyo ngengabitekerezo arajya kuyimarisha iki? Ni kibereka yuko ingengabitekerezo ni ikintu kibi cyane, kiri ku rwego rwo hejuru, cyangiza ku rwego rwo hejuru tudashobora kwiyumvisha. Ariko iyo tubona ibikorwa byabyo byigaragaza, nibwo turushaho kugenda dusobanukirwa. Uwigira rero ntibindeba, akumva ko bitamureba, kujya mu biganiro ntibimureba, gukurikirana amakuru ntibimureba, aribeshya. Amateka azabimubaza, kuko igihe iyo ngengabitekerezo izaturuka iturutse mu rugo rwe, izaturika iturutse mu bana be, izaturika iturutse mu bavandimwe be, yakabaye ari we murwanyi wa mbere urwanya jenoside n'ingengabitekerezo yayo. Icyo gihe bizamufata imbaraga, azisama yasandaye, amazi yarenze inkombe, arwana n'ibyo adashobora kugira icyo abikoraho, ari naho hava ingaruka nk'izishyikira bamwe na bamwe. Reka ngaruke kubitwa ko ari bakuru baringaniye, hari byinshi bakabaye bazi bitewe n'imyanya banarimo. Hari nk'abahanzi, hari nk'abayobozi, abari mu nzego z'ubuyobozi, mbese abari mu cyiciro icyo ari cyo cyose gishobora ku accessinga cyangwa se kugera ku bantu benshi. Urugero nk'uwo twari twumvise uriya mudamu uyu wahoze ari umuhanzi ubita Teta Sandra, abahariya muri Uganda, aho yagaragaweho nawe amagambo yo gupfobya. Hari ibintu dukwiye kwirinda nk'abaturage muri rusange. Muri politike, iyo tuvuga abadiplomate cyangwa abanyapolitike ni abatekinisiye muri politike, ariko hakaba n'abayoboke ba politike. Twe nk'abayoboke ba politike dukwiye gukoresha imvugo rusange izwi, itari butume tujya mu bisobanuro byinshi bitari ngombwa, kuko nta n'ubitubaza, ariko tukabanza kubyumva. Ntago ari ukuvuga ngo reka tubivuge. Yahagurutse atangira guteshaguzwa, ndoze ko ari guteshaguzwa, kuko iyo umuntu atangiye kuvuga ibyo atagombaga kuvuga, aba harimo guteshaguzwa cyangwa se kuvugaguzwa. Ukibaza icyo arwana, si imirimbanye mu bintu runaka, si umunyapolitike, si umudiplomate. Abo ni abantu bihebeye politike. Bo rero hari uburyo babivugamo n'uburyo babisobanuramo, ariko hakaba n'imvugo z'abayoboke cyangwa se rubanda. Kuki tudakoresha imvugo za rubanda? Ntibavuga, bavuga. Jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, ntibavuga abarokotse intambara, bavuga abarokotse jenoside cyangwa se warokotse jenoside yakorewe abatutsi, niyo wagarukiraho. Ariko birazwi ko mu mateka ni mu 1994. Iyo rero urengeje aho ngaho, hari aho biza kukujyana mu bisobanuro utari buvuge nk'uko biri. Igihe rero ibyo bintu, ikindi bugomba, ikintu
jenoside ugomba kubanza kugitekerezaho niba hari ikigiye no kukivugaho. Ndagira ngo rero ngarukira hansaba buri muntu wese ukurikira ubutumwa bujyanye no kwibuka ku nshuro ya 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, ndetse n'igihe icyo ari cyo cyose tuzaba dukoresha ubutumwa runaka bukora buvuga burebana na jenoside n'amateka ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ujye witonda, ni ikintu cyitonderwa uko bivugwa. Ibi biragusaba kubanza kubisobanukirwa. Numara kubisobanukirwa umenye icyo uri bukoreshe n'icyo utari bukoreshe. Sibyo? Ntimwishinge za mvugo zibigarasha zijya hariya zikavuga ngo bagiye gushyingura amagufwa. Sibyo, bagiye guhamba amagufwa. Ntabwo ari byo, bavuga imibiri. Gushyingura imibiri, ubundi gushyingura ni ukubika, guhamba ni ugutara. Abantu bacu tujyana Rusororo n'ahandi mu Marimbi ni uguhamba burya, naho hariya mu nzibutso burya ni ugushyingura. Rero bashyingura imibiri, ntibashyingura amagufwa. Babonye imibiri, ntago babonye amagufwa. Dushimire abantu bari mu gukomeza gutanga amakuru y'imibiri yabishwe muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, bakomeje kugenda bayerekana ikaboneka. Turabashimira. Hari nkaho yabonetse ku Muhima, abatanze amakuru turabashimira. Hari n'abandi namwe mukomeze mutanga amakuru. Ibi bintu sinivuga ukuntu umuntu musengana uzi aho imibiri y'ababo iri, muririmbana, musengana, mukorana umurimo w'idini. Cyo simvuga n'umurimo w'Imana, mvuga umurimo w'idini. Ariko ukaba waramuhisha amakuru, ukaba ugendana imibiri y'abo bantu mu mutima wawe, umutima wawe uba mu butaka imibiri yabo irimo, ariko waranze gutanga amakuru ngo ishyingurwe mu cyubahiro. Turabasabye Banyarwanda, Banyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda. Noneho hari n'inshuti z'u Rwanda zabaga mu Rwanda cyangwa ubu ziri mu Rwanda, zabwiwe kandi zizi ko hariya hari imibiri. Ibi bintu turabasabye tubane dukundana kuko, ariko umuntu wese ari umwere ku mutima we. Reka twifurize abarokotse jenoside yakorewe abatutsi gukomeza kwihangana. Tubabwira ko twifatanyije nabo aho bari hose abakurikira iki kiganiro, kandi dusaba buri wese duhurira kuri uyu murongo wa Kamanzi Official gukomeza message zize ari izihumuriza, ari izikomezanya, ari izomora, atari izikomeretsa, kugira ngo tubereke ko turi kumwe nabo, kandi abashoboye abagize icyo bashobora, abo tugira icyo turusha, tugira icyo tubafasha, nk'uko ubutumwa bwa nyakubahwa Minisitiri w'Urubyiruko n'iterambere ry'ubuhanzi bwana Utuma Twishima Abdallah yabitanzemo ubutumwa. Si ibyo gusa, ndetse n'ubutumwa bwa Ibuka. Dukomeze gukurikirana amakuru kenshi, kandi iki cyumweru tugisohokemo amahoro, dukomeze ubuzima busanzwe, twibuke twiyubaka.